Ibihe byiza kuri umuntu wakoze subscribe kuri Huru Ubuzima TV. Uyu ni wa mwanya twareye amakuru atandukanye aba ari kuvugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange. Ese ibi wabimenye? Reka tuyahere mu burezi. Mu burezi, Minisitiri w'Uburezi Minisitiri Nsengimana Joseph yatangaje ko ibizwi nk'ibyiciro cyangwa se amacombination cyangwa se section biterwa n'ururimi byumvamo bigiye kuba byavanwaho mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye ikizwi nka uko twabivuze nuko twashyizeho ibyo twise learning pathways. Akaba learning pathways eshatu: mathematics and sciences, akaba art and humanities, akaba na languages. Izo nizo pathway muri general education zikubiyemo ya ma combination yose yarasanzwe. Ibi rero nkuko twabisobanuriye mbere, kwari kugira ngo abana bazajya biga ibi bintu bazajye barangiza bafite ubumenyi butuma bashobora guhitamo icyo bashaka kwiga muri university cyangwa se muri za kaminuza, cyangwa se bagiye no ku isoko ry'umurimo bakaba bafite ubushobozi bwo kugira ngo bashobore gukora. Nicyo twari dukeneye gukemura, nacyo twashyize muri izi mpinduka. Kumenya niba MPC, MP, za MP n'ibindi byose bizaguma kuri za PCB, MPG, hazabizo pathway, niba ari za pathway eshatu. Imibare na science ni pathway, learning pathway imwe. Learning pathway ya kabiri ni art and humanities. Learning pathway ya gatatu ni languages. Ubwo abana bazajya berekezwa muri imwe muri ibyo bitatu: mu ndimi n'ubuvanganzo, mu bumenyamuntu, hanyuma no mu mibare na siyansi. Nayo mahitamo atatu ahari muri general education. Ariko ubwo uracyafite TVET, uracyafite na professional education. Nazo zirimo. Ibi rero bizashyirwa mu buryo buri ibyo bisa phased in, bizaba ari rimwe ngo byose gutangira n'umwaka wa mbere ukajya mu wa kabiri ukajya mu wa gatatu gutyo. No kuvuga S4, S5, S6. Muri sama turiho turareba dukorana n'amashuri kugira ngo turebe ayiteguye n'ayahe, afite ibikenewe byose n'ayahe, noneho tukazatangira to roll it out. Ariko nta kintu tuzakora tutabanjije kureba ko biteguye. Kandi n'ibiganiro bikorwa n'amashuri, bikora hose, nta kintu kizakorwa umuntu ahubutse. Nicyo gituma n'ibi biganiro turabikora kugira ngo abantu bose babyumve, tubiganireho, tuvuge uburyo tugiye kubishyira mu bikorwa n'igihe bizakorerwa, none tunanerekana n'amashuri azatangira ariyo, azakurikira ariyo, imyaka bizatwara gutyo. Naho mu yandi makuru avugwa mu burezi, Musenyeri we arashishikariza abana cyangwa se abarezi n'ababyeyi ko abana bagiye kuzakora ikizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye ko batagomba kugenda bishyizemo ko bagiye gukora ikizamini cyo guhitamo, ahubwo bakagenda bishyizemo ko bagiye gukora ikizamini uko cyateguwe. Ibi barabishishikariza ndetse n'abarimu kuba babikangurira abanyeshuri babo kugira ngo abana bazagende bazi neza icyo bagiye gukora. Ariko ndagira ngo ngire icyo nibwirira abagiye gukora ikizamini cya leta, abari mu wa gatatu no mu wa gatandatu. Ejo ku mugoroba hari umwana na telefone twavuganye gutyo, mvuga n'ababyeyi be, ndamaze witegura ikizamini, ati nditeguye rwose, ati hari n'inkuru nziza batugejejeho. Inkuru nziza ni iyi, ati batubwiye ko ibizamini bazaduha ari uguhitamo, tuzaduhitamo ibisubizo, tuzajya duhitamo ibisubizo. Bana ndagira ngo mbabwire ko ibizamini mugiye gukora ntabwo ari uguhitamo ibisubizo. Murabyumva neza? Ntabwo ari uguhitamo ibisubizo. Baguha ikizamini, ikibazo ukagikora, ukabona igisubizo, none ukabona guhitamo. Murabyumva neza? Abashaka guca yibusamo ngo babaha ikizamini bazahitamo ibisubizo, ndagira ngo iki nacyo tuvuga ngaha, abiga umwaka wa gatandatu P6, senior 3, senior 6 n'abandi mu yindi myaka
ntabwo ikizami mugiye gukora ari icyo guhitamo ibisubizo. Ubwo icyo nshaka kuvuga cyumvikanye neza. Aha ngaha ndagira ngo n'abarezi abadirecteur y'amashuri nimutaha mwe mujye mubisabana bataje mu mabwe muti musenyera avuze ngo ntabwo ikizami muzakora ari cyo guhitamo ibisubizo n'icyo gukora ibibazo mukabona igisubizo nyacyo. Ibi ndabivuga kuko mutitonze bishobora kubyara ibindi bintu bitari byiza. Dukomereje mu makuru avugwa mu burezi rero, Minisitiri w'Intebe yatangaje ko abarimu bose bagiye kujya bahugurwa bizwi nka English Proficiency, hanyuma bagahugurwa imyaka 2 bagakora ikizamini cy'icyongereza, ugitsinzwe akaba yavanwa mu kazi, ugitsinze agahabwa certificate imwemerera gukomeza akazi ko azi English Proficiency. Hari gahunda no dufite yo gutanga imyaka 2 ku barimu bari mu kazi ubu bakiga icyongereza, hanyuma inze bakora ikizami, ugitsinze akaba mu bwarimu, utagitsinze bikagaragara ko noneho adashobora kuma mu bwarimu ko azaba adashoboye kwigisha mu rurimi rwo kwigisha. Gahunda izajya imara imyaka 2, izamara imyaka 3, ariko bazajya bigishwa imyaka 2 bagraduating, bazajya biga banigisha ni centers zizibigishiriza aho bari, noneho hashira imyaka 2 wakwerekana ko udashoboye kwiga mu cyongereza, ukabushoboye werekanye ko udashobora no kuba umwarimu. Iyo gahunda rero hari kandi ikibazo gifite ireme ko kibazaga rwose. Amakuru yacu reka tuyakomeze mu mikino mu ikipe ya Rayon Sports. Bareyo ibikibazo biri mu ikipe yanyu bizakemuka bite? Reka twumve ibyo abahanga kuri sport cyangwa se abahanga ku mupira cyane cyane wa Rayon icyo bagaruka ku ikipe ya Rayon cyangwa se icyo bayivugaho ku mikino yayo. Ubu ni muri make Rayon Sports ndi kuyishyuza miliyoni 35 ziranga amafaranga make. Abantu bazi ngo ni 30 kuko ari kuri sheke, ariko hari amafaranga izindi miliyoni 5 n'ibihumbi hafi 200 birimo, kandi nzi neza ko na perezida wayo Tadeo yarabizi neza ko ayo mafaranga arayize, afite kuba mu mpapuro bitagaragara, ariko ku mutima wiwe arabizi yuko ayo mafaranga arayazi. Ikindi nabivugaho ntago rwose ntago byari bikwiye ko igihe na perezida Tadeo twagakwiye kujya kuregana, ariko nta n'ukundi nari kubigenza. Nzi ko nawe niya mbonye cyangwa yatambutse cyangwa yabitekerejeho azi ko yampemukiye, kwishyurwa ko nzishyurwa, ariko yarampemukiye mu bintu bitanagakwiye, kubera ko burya biri kugaragara yuko uhemukiye umuntu utinyuka akishingirira ikintu nk'icyo akagwa amafaranga nk'ayo ngayo, ubu uri kwiyambura imbaraga kandi ntabwo ari byiza. Ese nyuma yaho noneho kujya ngufata umwanzuro kujya muri RIB byagenze bite? Ubu ni muri make je nabivuga ko yanyesukurutse, kubera ko ibyo twavuganye siko yabikoze, ahubwo yashyize ikibazo muri Rayon Sports atagomba gushyiraho. Tadeo yari yambwiye ko amasheke ye arangije azana mizareyo, nukuvuga ngo yajyanye ikibazo muri yagishyize kuri Rayon kandi kitagakwiye, kuko ubundi we yavugaga ko ari ya mafaranga nkuje kuyobora Rayon Sports, ari amafaranga agomba gufashisha Rayon Sports nk'umuntu uje kuba perezida wa Rayon Sports kubera ibibazo ifite. Niyo mpamvu mvuga ko giye yanyesukurutse, ariko ikibazo kizakemuka. Wasiriwe nk'umufana ukomeye w'ikipe ya Rayon Sports arabivugaho iki? Ntabishaka ariko reka nyikore nta kundi. Bariyo ntabibonye ko Haji na Bugingo basinye mu ikipe ya APR. Ibintu twarabisakuje muri phase retour, tubibwira abantu barakina n'abantu barakina nabi. Imipira yo mu Rwanda bizagenda bite? Hari akaderivaye nari negereje, reka mbanze nkakira. Ewana asanse bariyo mwabyakiriye mute? Ngiye numiwe kuri iki cyumweru. Shyira muri comment umbwire uko wabyakiriye. Roskana, wowe kujyanye n'urukundo urabitubwira he? Kigira icyo tubwira ku rukundo twumve. Abantu bari single guys, mukomeze urugendo mwatangiye. Nta kibi kirimo, nta freedom, nta independence ibaho nko kuri sego. Yego. Ukuntu gumuye abantu. Ntagomba gumuye mbabwije ukuri. Relationship ni nziza, ariko iyo utayiboneyemo umugisha urasara ukuri kari. Hari abantu zibasaze. Batonda umurongo hano bagashyika kuzimu. Wabona rero nawe uri mu bantu basaze Roska, kuko oya, sarishwa niki?
sinababara cyane nka kuriya njya mbona ariko ndongera mbisubiremo relationship nziza n'amahoro mu rukundo uza ahantu biva ntakwereke hanyereke iragushya mwakoze rero mwese twabanye muri iyi video kanaga iki ni igihe cyiza rero cyo gukora subscribe utarakora subscribe ndetse ugakora share like comment ukagira icyo komanta ukagira icyo tubwira ku cyo twakongeraho cyangwa se ku byo dukwiriye kunoza waba ufite n'inyunganizi rwose muri comment mumanuke mo hasi mutubwire icyo twakongeraho cyangwa se izindi nyunganizi